gusa nanone imwe mu mpamvu zitumye nkora iyi nkuru harimo ko abenshi mu bakristo bumva yuko depression ari indwara iterwa na shitani, kandi nanjye ntabwo nje kubihakana pe, ahubwo nje kukwibutsa yuko indwara zose n'ubundi ziterwa na shitani, kandi inyinshi zivurwa n'abaganga babyigiye hamwe no gusenga. Gusenga rero ni byiza, ariko tujye tunivuza kwa muganga wemewe, hanyuma Imana imukoreshe yunganirwe n'amasengesho. Ni ukuri pe, ndumva nduhutse ku mutima kubera ko uburwayi bwanjye nizeye ko hari benshi buri bufashe gukira ndetse no kujijuka. Ahasigaye ni hakabanga rwose mushyiremo imiyaga, nimuzankomeretse nzira kurwara depression, kuko niduhurira mu nzira cyangwa mu kazi cyangwa ahandi hatari kwa muganga, nuko nzaba narivuje, nuko nzaba narakize neza. Ko rero ntimukumve yuko umuntu wahuye n'indwara yo mu mutwe ngo ahora arwaye, kumva ko niba umuntu yaragiye kwivuza Indera ubwo byarangiye nyine ari muri ako gatebo umushyira, uhora mbese ubona ko arwaye. None si iyo umuntu arwaye malaria akajya kwa muganga, aho umubonye hose uhora ubona arwaye malaria? Iyo umuntu se izindi ndwara zose natangaho urugero nyine indwara zikira, iyo mubonye wumva yuko ahora arwaye. Rero n'indwara zo mu mutwe nuko bimeze, nazo ni indwara nk'izindi kandi ziravurwa zigakira, ntabwo arizo zikomeza kuranga abantu bigeze kuzirwara. Ndabizi nyine hari abo tuzahura cyangwa bari bwandike muri comment nk'aho bamfashe nk'umusazi, nkibutse ko iri jambo kandi dukunda kurikoresha mu gihe ari igitutsi. Nyamara ndacyari wa wundi niyemeje gukora iyi nkuru rero kubera ko nzi ko hari benshi yafasha gusobanukirwa n'ububi bwa depression. Buri munsi twunguka ubumenyi bushya. Buri munsi tukugezaho ibiganiro bishya bigamije kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bw'imyororokere ndetse n'iterambere. Kanda ahanditse subscribe cyangwa abonnez-vous, ukore n'ahashushanyije inzogera kugira ngo we kugicikwa. Tubeho neza n'umuyoboro wawe. Nyuzaho ibibazo n'ibitekerezo byawe dufatanye kubinoza. Iki kiganiro nikikuryohera ugisangize n'abandi. Inkunga y'ibitekerezo ni ingenzi kuri twe. Iyo amafaranga n'akarusho. Washyigikira iyi channel kuri Momo Code 3534661 cyangwa nimero ya Momo 0783318997 TN Rwanda. Watuvugisha kandi kuri 0788318997. Nkozi iyi nkuru ndi mu buriri, umutwe urateramo imisonga, wagira ngo bari kumvugirizamo ingoma, nyamara naraye nsinziriye amasaha yategetswe, ndetse no mu ijoro ry'ejo nasinziriye amasaha menshi, nirirwa nanaryamye ku manywa. Ndashimira cyane umukoresha wanjye, namubwiye ko mfite depression ariyo ndwara y'agahinda gakabije, anyumva vuba ndetse arananyihanganisha, ampumuriza ambwira ko ndi umukandida wo gukira vuba kuko namenye neza ikibazo mfite. Nsabye imbabazi inshuti twavuganye ejo, kuko harimo izo navugishije nseka, nyine kwa kundi umuntu akubita igitwenge kuri telefone ntumenye yuko mu mutima ari gushira. Ntabwo nari kubibasobanurira ngo mubyumve, ariko n'ubu mwihangane ntimumpamagare mumbaza byinshi bitari ngombwa. Umuntu ahita avuga ngo none se ngo umuntu w'umukristo usenga ngo afatwa na depression gute, ngo ntibyaba ari ukubera guhangayika cyane kuko utizeye Imana? Igisubizo rero ni uko kwizera Imana bitera kugira amahoro yo mu mutima, bigatuma koko umuntu adahangayika. Ariko njye mfitanye amateka na depression, hari ubwo yandembeje noroherwa ntivuje. Ibyo rero ngo nibyo byatumye igaruka, kandi mu buryo butandukanye n'ubwa mbere. Mu by'ukuri sinigeze niyumvamo guhangayika muri iyi minsi, ahubwo numva mfite agahinda kenshi n'amarira akambuga mu maso. Rimwe na rimwe nkaboroga kandi nta kintu nibuka cyaba kindijije. Nyamara ikintu gisekeje ni uko uretse wenda umunsi w'ejo, indi minsi nabashaga kujya ku kazi, nkavuga kuri radiyo, ngakora, ngaseka, ngafata n'ibiganiro byo gushyira kuri YouTube, isura rwose ubona ikeye. Nyamara guhera ejo numvise meze nk'umuntu urwaye malaria, kwa kundi umuntu agira imbeho nyinshi ndetse no mu ngingo hakamurya. Numva mfite n'umunaniro mwinshi ku buryo gukora akantu gato cyane binyahagiza, ndetse nkumva n'umutima urikanga nk'umuntu ugize ubwoba bwinshi, kwa kundi umutima uhita utera cyane, hashira akanya gato ukongera ugatuza.
nabanje kugira ngo ni umunaniro, nkeka yuko ntaruhutse neza, maze ndyama kare, ariko nkangutse mu gitondo numva ahubwo narushijeho kuremba. Nahise mbikeka kubera yuko nyine ukuntu numvaga mfite agahinda kenshi kandi kadafite aho gaturutse, no kuba nari nsanzwe mbifiteho amakuru, nahise numva yuko nyine ari iyo depresiyo. Mu by'ukuri ntabwo ari uko mfite irungu kubera ko sindi njyenyine, dore ko mfite n'umukunzi, nkagira n'inshuti zimpora hafi, kandi rwose dufata umwanya tukaganira, tukanafatanya gusenga n'ibindi n'ibindi. Ubu rero banyandikiye imiti, mu gihe kuva kera nayitinyaga, ariko bansobanurira ko ari bwo buryo bwiza bwo gukira, kugira ngo nyine mbe nakira neza kandi burundu. Ntabwo umuntu yavuga ngo burundu ku buryo wenda kuko nta rukingo depresiyo igira ngo umuntu avuge ngo yakingiwe, cyangwa ngo kubera ko yayirwaye agakira ntiyazongera, ariko nibura nta bisigisigi byaba bisigaye mu mubiri. Ndabizi nyine hari abo tuzahura cyangwa bari bwandike muri comment nk'aho bamfashe nk'umusazi, nkwibutse ko iri jambo kandi dukunda kurikoresha mu gihe ari igitutsi. Nyamara ndacyari wa wundi, niyemeje gukora iyi nkuru rero kubera ko nzi ko hari benshi yafasha gusobanukirwa n'ububi bwa depresiyo. Ejo nabonye akavideo ko wari umunyamakurukazi ukomeye muri Kenya, ariko ubu ntagira aho aba, yakuwe amenyo, nkeka ko ari ukubera urugomo rwo mu muhanda rw'abakoresha ibiyobyabwenge. Nabonaga afite n'ikintu kimeze nk'inkovu, ariko ubona ko ari nshya rwose ku jisho, ubona ko yakomeretse vuba aha ngaha. Yatanze ubuhamya bwahise bunyereka yuko nanjye rwose nkwiye gutanga ubuhamya, nkanabwira abantu yuko mu gihe cyose uhuye na depresiyo ukwiye kwirinda ibiyobyabwenge, ukwiye kwirinda no gusoma ku nzoga, kwa kundi umuntu avuga ngo iranduhura, ngo kugira ngo wenda mbone ibitotsi, kuko hari abo depresiyo nyine ibuza ibitotsi. Iyo usomyeho gato uhita ugendaniraho. Njyewe cyakora amahirwe ngira ntabwo nywa inzoga, andi mahirwe nanone ngira kuba mfite umwana byatumye igihe cyose nagiraga iyi ndwara ntagira ibitekerezo byo kwiyahura. Wenda reka mbabwire mu ncamake ubu buhamya bwa Nasibo Kabare. Uyu yahoze akora inkuru z'ubuzima kuri televiziyo ikomeye muri Kenya yitwa NTV. Yavuze rero yuko ngo yakuriye mu muryango mwiza ukize, ndetse yize n'amashuri meza, ku buryo kaminuza yigiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza ya Missouri, nyuma asubira iwabo muri Kenya. Ariko icyo gihe nyine akigera muri Kenya niho yasoreje amasomo ye mu by'itangazamakuru n'itumanaho muri kaminuza ya Kenya Methodist. Yatangiriye akazi mu kinyamakuru cyitwa People's Daily, ahamara imyaka hafi 2, ajya gukora Standard Group, aho yavuye ajya gukora muri Nation Media Group. Mu mwaka wa 2020 wumve ko yahawe igihembo cya perezida cy'umunyamakuru witwaye neza. Yahawe n'igihembo cya Reuters Foundation nacyo cy'umunyamakuru mwiza w'ubuzima. Rero avuga ko we yumva rwose ko yakoze neza umwuga we muri ayo mateka ye, rwose yumva ko yagize amateka meza. Yajyaga ajya no hanze y'igihugu, ngo yagiye nk'i London mu Bwongereza no mu bihugu bya Afurika bitandukanye, nk'ibihugu bikikije Kenya nka Tanzania, Uganda n'u Burundi. Gusa nyine mu mwaka wa 2020 nyuma gato yo guhabwa igihembo nibwo yarwaye, agiye kwivuza basanga afite depresiyo. Ngo yashyizwe mu bitaro, ahabwa imiti aroroherwa, gusa nyuma y'umwaka umwe biragaruka, asubira mu bitaro. Ku nshuro ya gatatu nibwo abantu batangiye kujya bamuvuga nabi, kuko nyine bumvaga ko ngo ari ukwirwaza. Byatumye rero atangira kunywa inzoga, akazivanga no gufata imiti. Hanyuma inzoga ziza kuba arizo zimuganza, asezera no mu kazi. Mu mwaka wa 2021 atangira kujya akora ibiraka mu itangazamakuru hirya no hino. Ngo mu mwaka ushize rero mu kwezi kwa 10, gusa sinarebye neza iyi video niba ariyo muri uyu mwaka, gusa wenyine aravuga ati mu mwaka ushize mu kwezi kwa 10 nibwo ngo yagiye mu muhanda, atangira kubaho mbese ubuzima bwo kutagira aho aba, kwa kundi tuvuga ngo imayibobo, ngo abana bo mu muhanda.
ibintu nk'ibyo ngibyo nyine kubera ko atarafite ahantu aba. Mbere rero ngo yabaga hitwa Kilimani aza kuhimuka. Avuga kandi yuko ngo umuryango we wamufashije rwose, ariko akaba adashaka yuko bamufata nk'umwana ngo bamubwire icyo gukora n'icyo kudakora n'ibindi, ngo arashaka nyine kuba umuntu wirwanaho agatangirira kuri zeru kugira ngo arebe yuko yabishobora nyine abyishoboreye ku giti cye. Nkeka ko wenda ibi ngibi abivuga kubera yuko ashaka kugerageza kwigaragariza we nyine ubwe, kwiyereka ko ashoboye, wenda nabyo byamubera nk'isoko yo kongera kwigirira icyizere. Babarire kuko abasanzwe bazi ko mvuga nyine kuri haba hano kuri channel no kuri radio, murabizi ko atari uko nsanzwe mvuga, ahubwo nuko ndumva mfite imbeho nyinshi kandi hanze izuba riri kuva, ariko umubiri wose urakonje cyane. Ihangane, cyangombwa nuko nyine nagira ngo ubu buhamya bubagereho. Ikindi nakubwira nuko niba utarakora subscribe kuri iyi channel ya Tubeho Neza TV, uyu ni wo mwanya n'ukuri bigerageze. Usanzwe nkora ibiganiro ku buzima, ku mibereho myiza, ku iterambere, ibyo byose rero ndumva byakugirira akamaro. Ikindi iki kiganiro niba hari icyo kikwigishije, wibuke no kugisangiza abandi no gukanda kuri like, yewe no gushyiraho comment, buriya nabyo bintera imbaraga. Rwose ndakora uko nshoboye nanjye niyiteho ku buryo ubu buriri mbuvamo vuba, nkongera ngakora ibiganiro bifite vibes atari ukumvira ijwi risa naho ririmo imbeho. Nyuma rero y'ubu buhamya nongeye kwitekerezaho, nibuka ukuntu nigeze kurwara depression mu mwaka wa 2015. Gusa icyo gihe nagize abaganga beza bari n'inshuti zanjye, n'ukuri ndabashimiye cyane. Navugamo muganga Albert Gakwaya, navugamo muganga Hawa ngira ngo yitwa Usabyimana hari, navugamo muganga Chantal Mudahogora, n'abandi twagiye tuganira. Rwose mwaramfashije cyane. Hanyuma n'inshuti zose tuziranye kuva muri ibyo bihe, rwose mwambereye abantu b'umugisha, mwagiye munyungura ubumenyi kuri izi ndwara zitandukanye zo mu mutwe. Ntibagiwe na muganga Dr Arthur Rukundo. Hanyuma rero nongeye kurwara depression mu mwaka wa 2021 ubwo nakoraga muri Kiss FM, ariko nabonye ko abantu batabyumva ndetse banamfashe uko ntari, uretse ko nyine ngene narasobanukiwe n'iby'iyi ndwara. Nari narafasheho amahugurwa menshi atandukanye ngamije nyine kumenya uko nakwifasha nuko nakwigisha abandi kwifasha, kuko buriya mu mwuga w'itangazamakuru no kwigisha abantu bibamo, ni mu nshingano zacu. Kuba nasobanurira abantu kumenya igihe bashakira ubufasha bwa muganga, kuko nabonye ko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda abatarwaye rwose ni bake cyane. Ibyo kandi ntabwo ari byo mpimbye, kuko imibare irahari. Ikindi si no mu Rwanda gusa, kuko n'ababa hanze mwese abumva ikinyarwanda muri hirya no hino ku isi, reka mbonereho no kubasuhuza. Murabizi yuko ubuzima buba butaboroheye ku buryo rwose usanga umuntu yarashize pe. Wenda mwebwe icyo muturusha nuko musobanukiwe kandi muhita mujya gushaka ubuvuzi mu buryo bwihuse, mukibungabunga. Naho twebwe umuntu abaho ngaho akabigumana mu mutima, ukajya kubona umuntu yiyahuye utarazi ko hari n'ikibazo afite. Mu mwaka wa 2021 navuwe mu buryo bw'ibiganiro na muganga Chantal Mudahogora, ariko ambwira yuko nkwiye kujya gushaka undi muganga wansuzuma neza, kuko burya habaho abo twita abapsikologe, therapist, hakaba n'abapsikiatre. Abapsikologe rero bavuza nyine ibiganiro, muraganira kubera mu buryo yabyize bwa science nyine yo kuganira, akamenya amagambo ari bukubwire yagukiza. Ngira ngo hari n'ibyo atuma nawe uvuga ugahambuka ukumva uraruhutse. Hanyuma ariko hari ubwo binanirana, nuko nguko numva mu mubiri byanze rwose burundu. Ubwo rero Chantal yarambwiye ati
hari urwego bigeraho noneho ubwonko bugasa nk'aho bugiye hasi cyane. Urabona hari ntange nk'urugero rwa telefone yewe na batiri y'imodoka, hari ukuntu batiri umuriro ugenda ushiramo ikagenda iba low ariko itaraba down, ni ukuvuga ngo hasigaramo akariro gake ariko katarashiramo burundu. Iyo harimo akariro gake rero nko ku modoka ushobora kuyitwariraho ikongera igasharija ikuzura. Nko kuri telefone ushobora gucomeka kuri sharijeri ibonetse yose, ariko abafite amatelefone nkanjye ngira tablet ya Samsung, hari ukuntu byigeze kumbaho yashizemo umuriro burundu yazimye, nicometse yanga gusharija, nshaka amacaje menshi cyane biranga, ngomba kujya mu iduka rya Samsung nahaguze charger naguze 25,000, barambwira nyine twarayigerageje tubona niyo yonyine iyakije, ni ukuvuga ngo iba yegeze hahandi byanze bikunze igomba charge yindi ifite imbaraga zidasanzwe kugira ngo ibashe kongera kuyatsa. Ku modoka bo nk'imodoka za automatique zo yo battery yashizemo umuriro no kujya gushaka indi battery ugashyiramo, ntabwo byakunda. Muri manuel naho hari aho bagera bakavuga ngo nuko ugomba gushitura kugira ngo yongere kwaka. Rero no mu mubiri w'umuntu n'ubwonko nabwo niko bumeze. Iyo umuntu afite depression hari aho biba bicyoroshye ku buryo ibyo biganiro bimufasha bikamera nko kongera kwinginga kugira ngo nyine ubwonko bwongere bukora imisemburo y'akanyamuneza, umuntu yongere mbese amere neza. Urabizi ko ubwonko aribwo butanga commande kugira ngo iyo misemburo ibashe gukorwa. Rero hari aho umuntu agera noneho bikaba down ku buryo ubwonko niyo wagira ute niyo wasubira mu buzima busanzwe, ariko nyine ya misemburo y'akanyamuneza iba itagihagije mu mubiri. Ubwo rero icyo gihe bisaba icyo nakwita nko gushitura, aribwo abapsychiatre bazamo bakaba bagira imiti batanga kugira ngo ubwonko bwongere busubire ku murongo, bwongere butange commande neza, umubiri nawe usubire ku murongo, wongere ukore imisemburo ikenewe neza, hanyuma ubuzima bukomeze na ya ndwara ikire. Ubwo rero umuganga Chantal nibyo yambwiye, arambwira ati ujye gushaka umuganga, yanyohereje CHK, arambwira ati CHK rwose hari umuganga nanizeye ndanamuzi, uzagenda umurebe akuvure akwandikire n'imiti. Murabizi namwe umurongo wa CHK uretse ko yanambwiye ngo babivura nka urgence, ariko nyine pe suko birariraho CHK ndahatinya. Narabitekereje ndeba ukuntu nshobora kuzamara nk'iminsi ngahe nkagenda nirirwayo kandi nari nanorohewe numva ameze neza, apo ndabyihorera nisubirira mu buzima. Ubwo rero nakomeje ubuzima busanzwe nta kibazo kugeza ubwo mu ntangiriro za 2023 nibwo noneho depression yagarutse ari karundura. Gusa yahise indundurira mu gusenga kandi koko byaranamfashije cyane pe. Ariko nyine byari ukoroherwa kuko ntago nigeze njya kwa muganga. Gusa navuga ko kuva icyo gihe kugeza n'ubu Imana yaranyiyeretse mu buryo bukomeye, mbaho mu buzima bwuzuye ibitangaza. Gusa nanone imwe mu mpamvu zitumye nkora iyi nkuru harimo ko abenshi mu bakristo bumva yuko depression ari indwara iterwa na shitani, kandi nanjye ntabwo nje kubihakana pe, ahubwo nje kukwibutsa yuko indwara zose n'ubundi ziterwa na shitani, kandi inyinshi zivurwa n'abaganga babyigiye hamwe no gusenga. Gusenga rero ni byiza, ariko tujye tunivuza kwa muganga wemewe, hanyuma Imana imukoreshe yunganirwe n'amasengesho. Ni ukuri pe ndumva nduhutse ku mutima, kubera ko uburwayi bwanjye nizeye ko hari benshi buri bufashe gukira ndetse no kujijuka. Ahasigaye nihakabanga rwose mushyiremo imiyaga, nimuzankomeretse nzira kurwara depression, kuko niduhurira mu nzira cyangwa mu kazi cyangwa ahandi hatari kwa muganga, nuko nzaba narivuje, nuko nzaba narakize neza. Ubwo rero ntimukumve yuko umuntu wahuye n'indwara yo mu mutwe ngo ahora arwaye, kumva ko niba umuntu yaragiye kwivuza Indera ubwo byarangiye nyine ari muri ako gatebo umushyira, uhora mbese ubona ko arwaye. None si iyo umuntu
arwaye malariya akajya kwa muganga, aho umubonye hose uhora ubona arwaye malariya. Iyo umuntu se izindi ndwara zose natangaho urugero nyine indwara zikira, iyo umubonye wumva yuko ahora arwaye. Rero n'indwara zo mu mutwe nuko bimeze, nazo ni indwara nk'izindi kandi ziravurwa zigakira, ntabwo arizo zikomeza kuranga abantu bigeze kuzirwara. Urakoze cyane. Yari Jane Uwimana, umunyamakuru w'ubuzima n'iterambere. Buri munsi twunguka ubumenyi bushya. Buri munsi tukugezaho ibiganiro bishya bigamije kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bw'imyororokere ndetse n'iterambere. Kanda ahanditse subscribe cyangwa abonnez-vous, ukore n'ahashushanyije inzogera kugira ngo we kugicikwa. Tubeho neza n'umuyoboro wawe. Nyuzaho ibibazo n'ibitekerezo byawe dufatanye kubinoza. Iki kiganiro nikikuryohera ugisangize n'abandi. Inkunga y'ibitekerezo ni ingenzi kuri twe. Iyo amafaranga n'akarusho. Washyigikira iyi channel kuri Momo Code 3534661 cyangwa nimero ya Momo 0788318997 TN Rwanda. Watuvugisha kandi kuri 0788318997.